ahubwo ngo umuseke ukimara gukeba ngo Yesu ahagarara mu kibaya, ahagarara hafi y'inyanja aho ngaho hafi yabo, hafi mu kibaya. ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? baramusubiza bati ntacyo. arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo noneho iburyo bw'ubwato murafata. nuko bararujugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari zamaze kugeramo ari nyinshi cyane. ifi amen. tera haleluya we. itangazo rivuye i Siyoni. haleluya. byambwiye ngo mbabwire ngo yemwe bana b'Imana mwe. Yesu aravuga ngo bana banjye. Bwira mugenzi ngo Yesu aravuga ngo mwana wanjye. ariko ubundi aba bantu Yesu yabwira ngo bana banjye koko bari bagiye he? ntibari babishingutsemo cyane. ntabwo bari babivuyemo. yego. Petero Simoni yongoje mugomo. ibarye ibi bintu by'umugabo mbivuyemo, nsubiye muri gakondo. naho yansanze niho nsubiye. aragenda bagenzi be atumva uradusiga hasi turi abaginga, erega natwe uko ubibona ko tubibona, twigendere. aho ugenda ibaza ubu nk'amata yo koko wari umubirokrate yagiye kuroba ate? nkaruka ko yari umudokiteri yagiye kuroba. Petero na Simoni na Yohana bagiye kumwigisha kuroba kweli. uzi ko umuntu yavuye mu by'Imana atamenya n'icyerekezo apfa gutwara iyo rigoramiye. bose ngo baragenda bakurikira Simoni. baragenda barara ijoro ryose. Simoni ati dore bagira batyo bakagira batyo bagatera indebo bani gutyo ngijoro ryose. barangije bati sha burakeye igihe cyo kuroba kirarangiye, rero dusubire ku mwaro tujye kure ko twabigenza. ntawe ufite ikijumba ngo tucyotse batereka da. bamaze kuzinga bahagaze barimo binanura bayura ngo aho kanya ngo hafi aho ngaho mu kibaya ngo Yesu anajitokeza. haleluya. uwo yafashe ntazamurekura. yewe wasenze Imana we ukaba uriyo uracitse intege, Imana irakibuka isengesho ryawe rya kera, irakibuka ibihe byiza mwagiranye. yewe wagushijwe n'amasezerano we, Imana irakibuka ijambo ryawe yakuvuzeho. niyo mpamvu yagukurikiranye naho hantu yaje kuvugana nawe. haguruka utere haleluya. ngo Yesu araza ngo ahagarara aho ngaho mu kibaya ngo ntibamenya ko ari we. abantu bataraye n'iyo Imana ivuze bumwe ntibamenya ko ari yo, kandi akivugana nabo ntabwo bahise bamutambuwa. ubu rero murajya ngo ni rugamba uvugana namwe, ni Yesu muzima imbere yanyu, n'Imana irimo ivugana namwe. bana banjye mufite icyabarengera, noneho mugire uko mubigenza. baravuga bati rero haleluya, twakesheje ijoro ryose nta kintu twafashe, kandi igihe cyo kuroba ni nijoro, ariko rwose burakeye. umva umuseke wari wakebye. Imana yari yamaze gupanga. muvuga ngo Imana yari yamaze gupanga icyo gukora, kandi Imana yapanze icyo gukora ntabwo yita ku minsi n'ibihe. ayibambaye. iyi Imana yateguye gukora ntabwo yita ku minsi, ntiyita ku masaha, ntiyita ku bihe. muvuga ngo ku bihe naho umuceri wazamuka Imana izakora, naho isukari yazamuka Imana yacu izakora, naho akazi kabura Imana yavuganye natwe izakora. ayibambawe haleluya. aza mu gihe kigoye, ariko umuseke wari ukebye Imana yapanze. cyambwira Yesu ahantu yaturutse ngo yahagaze mu kibaya iruhande rw'inyanja, aho ku mwaro bari begeranya inshundura zabo, kandi ibye barabivuyemo. Silivupure mvuge ngo ibye barabivuyemo. bwira mugenzi ngo Imana ishimwe ku kibirimo worata. haleluya 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 haleluya. umuseke ukebye
Yesu araza. Ndagutangariza ko Yesu yaje kandi akuri iruhande, kandi ijwi rimwe rivuga ngo mwana wanjye niki nakora, niki cyakunaniye, niki cyagushobeye, niki cyubona kidafite igisubizo. Naje ndi igisubizo. Yesu yaje ari igisubizo muri iri teraniro. Kandi noneho yarababwiye ngo noneho nimutera inshundura iburyo bw'ubwato, mwaraye murobera ibumoso, none nimuziterera iburyo. Haleluya. Kuko Imana yambwiye ngo Yesu aje kugira ngo ibitari bifite uburyo abiha uburyo, ibitari bifite inzira abiha inzira, afite icyerekezo abiha icyerekezo. Aracyafite rya jambo rivuga ngo ibidafite n'isura agiye kubiha isura, ibitari iby'umumaro, ibitagiraga umumaro. Urushundura ni rwa rundi. Haleluya. Ntabwo bashatse inshyashya, urushundura ni rwa rundi. Ndagutangariza ko diplome ikiri ya yindi igiye kubona akazi, nubwo yari yarakabuze igiye kukabona. Amaboko akora ni ya yandi, agiye gukomanga akingurirwe, agiye gukora bikunde. Plan ni ya yindi, Imana igiye kuyubaka. Cyagihe byaranze ibumoso, yashizeho ubundi buryo rero bw'iburyo, Imana igiye kubikora neza. Ayibambe we nshuti yanjye, isezerano ni rya rindi, ntabwo yarihinduye, ahubwo ishizeho uburyo bwo kugira ngo ibyo yavuze bisohore. Umuseke wakebye, muvuga ngo umuseke wakebye. Igitondo cy'Imana cyabaye ku buzima bwawe. Ijoro ryose nirya gahinda n'umubabaro, hari amarira menshi, ariko bukeye mu gitondo impundu zigiye kuvuga rero. Mbwirira mugenzi ngo nyitegereza, ngiye kuzavuza impundu bose babimenye. Mbwirira mugenzi ngo ugiye kuzafasha, rega nawe mu bitu tugiye kuzafasha. Tugiye gufatikanya kuvugiriza Imana impundu. Haleluya, haleluya. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uriye ngo singiye kugusengera se? Uriye ngo sinarangije se? Muvuge ngo igitondo. Nimuvuge ngo umuseke. Muvuge ngo umuseke wakebye. Kandi utangaje ibyanjye ku mugaragaro. Yesu yaje gushyiraho uburyo n'inzira. Komera Imana amashyi nshuti yawe. Nabonye hariya muri kiriya gihande, uranaho dimira ari gusubira hariya gutya, hariya cya gipande cya hariya. Nabwiye ngo harimo umuntu umwe kandi igitsina gabo, yahaye Imana igihe, yayihaye igihe gifite iminsi n'amatariki. Aravuga ngo nuzaba utarabikora, ngewe nzaba ndangizanyije nawe, kandi aho kubimbwa nabimva. Aho hantu gutya gutya, igipande cyane gutya. Umva, yagiranye convention n'Imana kabisa. Asezerano yarutura, yarubarara, ariko harimo abadayimoni bashinyitse amenyo. Mbega igitsina gabo kandi umva yayihaye igihe nikigera utarigaragaza, mimi na wewe uzaba uriho cyangwa utariho, kandi aho kubimbwa nabimva. Ariko igitondo cyiza cy'uyu munsi, umuseke wakebye wa Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wahaye Imana igihe naze hano, mwinjize mu museke we, nagire vuba kandi azayirukanka. Kuko igihe wayihaye Mwami nyiribihe, watanga igihe ugiha Mwami nyiribihe ubigenga, ushobora no kuva aha ngaha bigahita bitungana neza. Kuko Mwami nyiribihe ntabwo ugendera kuri itinerere y'abana b'abantu, yo ubwayo ifite ukuntu ibigenza, ifite ukuntu ibigenza. Ngwino Mungu mwiza, ngwino urukanga. Gusaba imisha mbere ko nsengera abandi bose bagiye kwinjira mu bwiza bw'Imana. Mari gumusha arundi uri hano muremure ngwino muremure umva reka nkubwire, igiye kubikora mu byango, igiye kubikora aba bahungu, igiye kubera kandi ifite ikizigira gikomeye cyane. Mwabasore igiye kubera kandi umukozi w'umuhanga,
umva ntabwo yigeze ko ikora matize ngo igira agatuza kabisoza y'ubwayo yiremyemo imbaraga ubwayo ni imbaraga gusa ibikora cyangwa bireke umuseke wakebye cyangwa ntiwakebye ariko mana yanjye urero kwanza Imana ibanze bababarire Imana ntabwo ikorera kuri gahunda y'umwana w'umuntu kandi iyo yayibwiye ujye wizera ko byarangiye muvuge ngo amina cyane mwongere ngo amina cyane mwakira igitangaza cy'Imana mwakira ubuzima buzira umuze mwakira ibihe byo kunezeza Imana kuko irabateturuye mu bantu kandi burijemo gahunda z'umwanzi ku buzima bwanyu kandi ntimuzabimva muzaba abantu b'abagabo mu izina rya Yesu muzashima Imana muhagaze ahera mujyane igitangaza cyanyu mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Imana ihinduye amazina. Haleluya. Abantu baragenda ariko bagendamo ibintu bindi bitari umwuka, bakagenda bafite imyuka gusa. Uyu muntu we batelefone ibiri muri we, barabitelefone bakabikontakta bigatangira bigakora, kandi iyo babikontacts ahita byumva, birigorora, birajwigira, biravugiriza, kandi iteka ryose bikunda kuba umuseke utambitse, umuseke ukebye. Itangazo nuko umuseke wabyo uzimye, haje umuseke w'Uwiteka Imana. N'umwana w'umukobwa namubonye, n'umwana umva barabiterekomanda bizuri sana, kandi n'abantu babikora arabazi, taza kugira ngo ni ibintu wenda hari ahura nabyo cyangwa se hoya nabyo, arabazi, natambukize hano gira vuba wirwa. Umuseke iyo utangiye gukeba tayari gahunda za Satani ziratangira, tambuka wirwa iki kiganza hejuru cyangwa ntegekere hano. Aha, hakaba n'undi utarabyara, uyu yabyayeho, hano undi utarabyara, barashaka kuzakwica ngupfa utabyayeho kanyago n'ibimenyetso kandi bigaragaza bikugaragaraho. Iki kiganza hejuru, ngwino uruka kwanza, ngwino koga w'inzobe imibiri yombi irimo ndamureba, nguyu nari ari heye, ngwino wirukanga, tebuka magarara hano. Uvuge ngo kandi telekomande y'abadayimoni, telekomande y'abazimu turayicagaguye, turayimenaguye, turayifunyanze mu izina mazima. Ujye mu by'umwuka, ujye ahantu h'umwuka, aho wari uri siza hariho, ariko umwuka yamwe nkubwire ngo ujye mu bintu by'umwuka, kuko imbaraga z'umwuka nizo zizakubita hasi. Indiri y'umuzimu irahari kandi zahora icumba, ariko imbaraga z'umwuka bari zahoza ziguprotectize, zikurinze, zikwimana. Kandi kuva uyu munsi wa none umuseke w'Uwiteka utambitse ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu we Nazareti. Kandi kuva uyu munsi imihango ipfuye kuvuyeho, haje imihango mizima. Umva ikindi Imana mbonye hari igicu cyari kukoma kikweyirukaho. Ubundi mu isi y'umwuka uri umukire, ariko mu isi bifatika usa nta kintu ufata ngo gifatike, ibintu bya mbega umeze nka Yakobo, urumva usa nk'ufite kandi ukabura umugisha kandi ufite, mbega ibintu bigasa gutyo, ariko Imana irabisobanuye. Injira mu mugabane wawe mu izina rya Yesu. Nabonaga uri umudive pe, Imana yacu irareba, kandi nabonaga ari umudive, none sanze ari we. Haleluya. Kandi umukobwa mwiza, iby'umwuka nibyo bigiye kukurengera, iby'umwuka, itorero ry'umwuka nigiye kuberamo delivery. Aha hantu ugiye kuhagirira amashimwe, aha hantu uhakiriye imbaraga mbi ikugendaho,
ikugendamo batere komande igakora uko ishaka taravone kere vayinige no kuri mukobwa mwiza kandi Imana ikugiriye neza kandi kakubwire kuva umunsi Imana ivuganye nawe akira igitangaza cyawe mu izina cya Yesu nimuvuge garakize kandi ntuzahave wabyumvise ko Yakobo yageze ahantu navuga ati mva ahantu si impava ntabanje gushima Imana ahantu rero uzagaruka gushima Imana kandi umara kwashimira Imana Imana igupangire n'ikindi ijuru ryatangiye kugupangira igendera amahoro Yesu nashimwe Yesu nashimwe Yesu nashimwe haleluya mbariza mugenzi wawe ngurahari mumbariza turahari mumbwire ngo Imana igiye kuguha kugenda ukundi kandi uburyo ugiye kugendamo ugiye kugenda nk'umuntu wahuye n'Imana umva ongera mubwire ngo ugiye kugenda nk'umuntu wahuye n'Imana ufite n'izina rishya ritari Yakobo ugiye guhinduka Israeli shanga ry'umugisha muvuge ngo ishanga ry'umugisha shanga ryera shanga ry'amashimwe ubwoko bukomeye vuga ngo amina cyane kandi muzagaruke gushima umuseke wakebye nabwiye ngo muyu umuseke reka ndebe kuri telefone ahubwo ngewe muvuge ngo bari hafi haleluya mubwire ngo bari hafi haleluya ndavuga abamarayika b'Imana babakoze Imana yadupangiye muvuge ngo bari hafi nimo ndahanura ibikomeye uza kubifata minenebwe n'akazi ke aho bwira mugenzi ngo nibiguhusha biramfata n'akazi kawe haleluya 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 wararize bihagije ugera naho kwiheba ariko Imana yawe iravuze ngo ibyo birahagije uyu munsi umuseke wakebye yamaze gupanga ibyawe kandi Imana yanjye icyo nyikundira abantu baryamye bashyizweyo abahanga n'abanyabwenge n'imashini zabo zisinziriye nibwo ipanga akazi bigeze kuvuga ngo kure ko twinjiye muri East Africa Community abantu bagiye kujya gukora amasaha 28 umunsi umwe nza kugira nya sinzi aho nari niririje hirya aho nza kunyura mu mujyi yebaba dasanga pisi mu masaha 5 nsanga amaduka yose arafunze amasitowa yose arafunze ikintu cyacaragara n'imbwa nizo ziba hanze nyine mu mwijima ngo hanze haba imbwa n'abarozi ndabona se amasaha 28 none se ukingurire nde reka nkubwire haleluya haleluya amasaha y'abantu aragera abantu bakaryama kandi iyo baryamyeyo ibibaye maso cyane kuko nibwo bigiye kugenda igapimana n'abantu bayo kareba ibihe byayo byo gusenga kareba isezerano ryawe kuri yo cyangwa ryayo kuri wowe vuga ngo amina cyane uyu museke rero ukeba nabwo mbabwiye ngo wakebye Imana yibuka isezerano wakebye ireba abanyamibabaro ibapangira kwishima ishaka guhindura amazina n'amateka mu izina rya Yesu wowe ugira umugisha kuko uri muri iki kibaya kuko Yesu yahageze asanga uhari bwira mugenzi ngo wagize umugisha urahagera rata ko Yesu arategeka ati nimuhindure inshundura ubu rero nyangiye gutegeka kugira ngo ibitari bifite forume bifate forume mu izina rya Yesu icyabuze kiboneke ubuzima muvuge ngo ubuzima 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 abantu bakeneye ubuzima umva reka nkubwire nubwo warya duke ariko ufite ubuzima kuko hari abafite ibiseseka nta buzima bwo kubirya bafite Imana ibihera ubuzima umuntu ukeneye ubuzima nahaguruke
ntegeke Imana itanga ubuzima mu izina rya Yesu. Hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Oh, hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Oh, hari igihe tuzayishima maze tugatambira Imana. Oh, hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Oh, hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. Haleluya. Cyakure mugenzi wawe muhagararanye mubwire ngo nuntanga nzagufasha kwishima. Muri uti nawe nuntanga nzafatikanya na bene gukomera Imana amashyi no kuyivugiriza impundu. Imana itanze ubuzima muri iri teraniro. Imana ibohoye imbohe muri iri teraniro. Haleluya. Imana igiriye neza abera yayo. Nabonye umuntu ukubitwa inkoni z'amashanyarazi, akubitwa ibintu by'amashanyarazi, umuriro, inkoni z'abadayimoni z'umuriro. Tangazo rivuye Siyoni nuko utazongera kubabazwa ariko Uwiteka avuze. Imbaraga zikubohoye Imana yapanze butaracya. Uyu museke wakebye Uwiteka aje iwawe, kandi marayika ukomeye ni ugukije iyo ngoyi ya dayimoni, kandi uzashima Imana abantu bose bazabibona. Tera haleluya y'ubutsinzi rero kuko Uwiteka bikukoreye. Kindi gikurikiyeho tangazo maalum kutoka mbinguni. Haleluya. Mwana w'umuntu yamuhagaze imbere aravuga ngo mva ndaje nkwereke uwo ndiwe. Arangije amutwara ikintu kiragenda pe, kiragenda nubu ntacyo afite. Kiragenda nubu ntacyo afite. Kiragenda nubu ntacyo afite. Nashyira ikiganza hejuru. Umva reka nkubwire. Hari nundi nawe nabanza nazamure. Uriya ni genre féminin, igitsina gabo cyundi ari he? Undi igitsina gabo ari hehe? Ari hehe? Mumunyereke. Ari hehe? Gira ikiganza gutya. Ndashaka kumusubiza ibye nkuko umwami sawa. Itangazo rivuye Siyoni. Muvuge ngo amina cyane. Muvuge ngo ibyatwawe na Satani imbaraga y'Imana irabigaruye. Niba byacira mu izina rya Yesu. Mu izina nyina byo yabyumvise. Ntabwo babyumva ufite se nibiki, ni ikarito, ni isabune, ni iki? Ni umutima w'ibishyimbo niwe. Umva. Satani arakora. Satani arakora ariko imbaraga z'Imana zikamuba hejuru. Karuta kandi kakamire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana iciye mu bundi buryo bwayo. Muvuga ngo iciye undi muvuno. Ku buzima bwawe Imana iciye umuvuno. Ishyizeho inzira z'ubutabazi ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu.
bana banjye mufite ibyabahesha amahoro? Ntabyo dufite, nuko n'inzara iratumaze. Usenga kina kandi ukandagira usenga senga senga usenga n'imibereho. Oh, nta usenga kina kandi ukandagira usenga usenga ye usenga harimo umumama nta wundi umubera beje, ni umwana muto w'umukobwa. Nyumva, nta mubera beje ko hari umwana we yabyaye umubujije amahoro bitewe n'uko yitwara. Amubera beje kubw'imbaraga z'abacunnyi n'abarozi. Ni umumama mukuru ariko ukubera beje aracyari muto kuri wowe, ariko ni umukozi wa Satani wujuje ibyangombwa. Shyira ikiganza hejuru ngo utangaze itangazo rivuye i Siyoni. Aramuzi, shyira ikiganza hejuru. Itangazo riramwe ngo nkubwire ngo ntabwo agiye gupfa, ahubwo ibyo yakoraga birarangiye. Ikindi nicyo yarwanyaga ku buzima bwawe agiye kukibona kikubye 7 inshuro 70, kugira ngo amenye yuko wiringiye Imana, wageze aho Imana iri, nawe Yesu akaba avuganye nawe. Nimuvuge ngo amuhaye uburyo n'ubuzima, amuhaye n'amagara mazima. Kandi umurozi agiye gukora bihinduka ubusa, azajya byohera bimugarukire. Imana iguhaye imbaraga ziguporoteja mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen 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 amen. Ariko ahantu hari imbaraga zisumba byose. Haleluya haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mbega we, mbega ibintu, mbega ibintu, mbega ibintu. Wakinze n'amadirishya n'inzugi, hanyuma ukabyuka upakurura igitaka ku buriri bwawe, cyavuye. Ariko reka nkubwire, iyo mikorere y'abacunnyi n'abarozi muvuge ngo irahagaze. Kandi byamuteye ubwoba, bituma atekereza no kuba yakora ikintu kitari cyiza akabangikanya Imana. Ariko nshuti yanjye, ntuzajyeyo, nta mupfumu warangiza ibyo, ahubwo imbaraga y'Imana iri aha hantu irangije inzira z'abazimu n'abadayimoni ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga twakira igitangaza cyacu. Bwira mugenzi ngo umuseke wakebye kandi n'uwanjye. Yesu aravuga ngo nta kintu mufite, nta kintu cyabarengera mufite, inzara yabishe yabamaze, ibyo mwagiye ushaka mwabibuze. Reka nkubwire, haleluya haleluya. Mukanya tugiye gusengera abantu bagiye kugaruka kuri Yesu, akabapangira ibifatika, akabacira n'undi muvuno. Ubumva ko ashaka kwakira Yesu umwe mu mukiza, tugiye kumusengera Imana akamwereka umuvuno. Rero aho abandi baburiye wakahabonera, inzira zitamenywa n'abantu wakazimenya, kuko umuhamagaye ari uwo kwizerwa agiye kumushyiriraho inzira. Ariko banza uhaguruke maze mwinjize muri fréquence yawe, aho ugiye kwakira ibyawe mu nzira ikugeza ku gisubizo cy'ikibazo cyawe. Haguruka mwanya wawe, haguruka mwanya wawe, haguruka.